Ndabasuje abakurikiranye Fofo TV show muri kano kanya uyu munsi nje kwereka ukuntu watega igitenge ukagenda uri umubyeyi ukeye kandi usirimutse. Ndabasuje rero abadukurikiranye mbwira abatameze neza mwihangane naho kurira kwararira umuntu nijoro buracya impundu zikavuga. Hari umuririmbyi waririmbye ngo kubera Imana turacyariho, kubera Imana turacyahumeka, kubera Imana turacyariho, kubera Imana turacyahumeka, kubera Imana turacyariho, kubera Imana turacyahumeka, kubera Imana. Haleluya. Mumbare mvuge ku Mana ho gatoya ngo kubera Imana turacyariho, kubera Imana turacyahumeka. Kubw'abanzi batugose, kubw'abantu baturwanya bo ntibifuza ko twahumeka. Haleluya. Ariko kubera Imana yacu twizeye turacyariho kandi turacyahumeka. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi byaturwanyije mu myaka yashize, ariko kubera iyi Mana twizeye turacyariho, kubera iyi Mana itarobanura ku butoni turacyahumeka. Ibuka byinshi byari kuguhitana, ariko kubera Imana yakurenze, kubera Imana yakurinze uracyariho, uracyahumeka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yewe we, gira ibyo byose bikwasamiye nubwo bikwasamiye ngo ziratontoma ariko ziraziritse. Izo ngizo ziratontoma ariko ziraziritse. Nubwo bikwasamiye, nubwo bigushinyikiye amenyo, biratontoma ariko biraziritse. Imana ishimwe. Sinzi ukuntu biba bije, ariko kubera Imana turacyahumeka. Nako kari agaciyemo twari tuje gutega igitenge, ariko bazajya batubona tugenda tewe ni wari inyungu uzagenda ubisimbuka, uzagenda ubabanaho, bazajya bagucukurira imva, Imana nayizizi sibe. Haleluya. Hey! Bazazicukura, Imana izizi sibe, kuko igihe cyawe kitaragera. Ntabwo kiragera, niyo mpamvu Imana izagiza ikazisiba izo nzobo bacukuye. Ngo babwire bateremo insina, ngo babwire baziteremo insina izo nzobo bacukuye. Imana ishimwe. Turi gutega igitambaro nshuti yanjye, turi gutega igitambaro cyacu, tugiye kugifata. Ariko mwabyumvise, ndumva unyuzuye Yesu we, uri indirimbo yanjye, ndumva unyuzuye Yesu, uri indirimbo yanjye. Haleluya. Sinzi nimba ariko bakaririmba, ariko ndumva Yesu anyuzuye, ndumva Yesu anyuzuye mu mutima wanjye. Mbese bimeze gute? Nawe arakuzuye? Icyambaro cyacu tukiregeranye, turi gukaraga. Turangiza turagobeka. Intego iri simple, yoroshye cyane. Ubonye ukuntu nyuranyijemo hariya, ndizera ko ubibonye. Iyi ni intego nshyashya kuri Fofo TV show. Umva nta gihe twigeze tuyitegaho. Iyi ni intego nshyashya nzanyeho, wiyicikwa rero nawe. Kandi intego itagoye, mubyeyi nawe mukobwa wiyicikwa. Haleluya. Ngo kubera Imana turacyariho,
kubera Imana yacu turacyahumeka. Imana ishimwe. Mubonye ko ngiye ngo ntagira umuntu ugira ngo tusubirishamo rwose ni ukugenda utebeza muri kano kantu, sibyo twari twakaragiyemo, ariko nanone ukirinda ko biri buhinguke, sibyo. Ni intego nziza ibereye umubyeyi w'i Rwanda. Nawe uri umubyeyi w'i Rwanda ashunguye n'utega iyi ntego gutya ntiwagenda urabona utaba uberewe, ugenda utsindagira neza. Mana, iyi ntego hari abantu bajya bayibona bakwibaza ati se twayitega gute, ariko nta kundi ni uku nguku, kandi waba uberewe nka mama w'u Rwanda, umubyeyi w'u Rwanda, sibyo nshuti yanjye? Rero ndagushimiye wowe wadukurikiranye. Andika muri komenti uko ubonye iyi ntego. Urabona ko ari intego watega aho waba ugiye hose. Ndi kwireba mu ndorerwamo nkabona ngo iraryoshye. Nshuti yanjye, ntabwo nzakubwira ikintu ndi kukubeshya cyangwa usikama. Iyi ntego iraryoshye mu buzima. Izi ntego pe irandyoheye, ari nk'ahantu ugiye kujya mu kirori cyangwa gusenga. Ni ukuri nta muntu utambwira ko nteze neza. Nsaba utarakora subscribe, ukora subscribe, ukora share, like na comment, kugira tuzage tubana mu bindi biganiro by'ubwenge tugira aha kuri Fofo TV show. Ndabakunda, bye.